ndi kukubona ko simbone papa yego ngamubwira ibintu byinshi noneho akambwira ati muhumure ati Yesu arahari azatubera byose yikigeze rero koko papa aza gupfa uko nabonaga mama simbone papa nabyo mbona ndabibonye ubu papa ndakiriho ndi kubona mama gusa papa yarapfuye. Reka mbasuza abakunzi ba Concordia TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha. Reka mbashimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira tukaba tuko umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya mbashakira abakozi b'Imana, abahanuzi, abavuga butumwa, abantu bose bafite impano yo cyane cyane nkibanda ku mpano zo mu cyaro kuko Imana yacu ni Imana yo mu mujyi ndetse no mu cyaro mu gihe bamwe bumva yuko hari abanyamujyi aribo bakaze ariko no mu cyaro hari abo Imana yahaye impano kugira ngo nizo mpano tuzizamure ubundi ubwami bw'Imana bwamamare. Niyo mpamvu rero nafashe urugendo mvi Musanze ubu ndi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama akagari na Kayungwe mu mudugudu wa Gikomero. Naje kureba umukozi w'Imana ni umuhanuzi ni umuvuga butumwa ni umucuranzi n'izindi abarukwedi dukunda kongeraho ngo n'ibindi byose Imana ishoboje njya mbikora. Tumuhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Havugimana Jean d'Amour. Yego. Nsengera ku itorero rya ADPR Yungwe wasi ya Mahoko. Yego. Akagari kacu na Kayungwe umudugudu wacu ni Gikomero umurenge ni wa Kanama. Yego. Akarere na ka Rubavu. Murakoze. Umwirondoro wanjye ni uwo nguwo. Yego. Uri umupapa uri umusore? Ni umugabo nubatse. Yego. Mfite umudamu n'abana batanu. Imana yatugiriye neza harimo abahungu babiri n'abakobwa batatu. Yego. Imana ishimwe kandi nirembere. Reka dushyire imbere y'Imana boganga Imana ituyobore muri iki kiganiro. Amen. Oyicare. Mana data wa twese tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'ineza yawe. Tugushimira urukundo rwawe rukomeye rwatumye turimo mu ishusho yawe kandi ukatwoherereza umwana wawe Yesu akaza mu isi akikorera imitwaro yacu yose akayijyana ku musaraba bitewe n'urukundo izina ryawe nirishimwe. Amen. Tugushimiye ko warenze uyu muyobozi wageze aha hantu ukamurinda mu nzira yanyuzemo ukamugejeje muri urugo rwacu amahoro izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Tugushimira ko waturinze ko twari turi mu bicuku bya nijoro tutazi ko turi bukanguke umwami Imana wadukanguye turi guhumeka uhabwa icyubahiro. Rero tugiye kuganirira ahangaha ku koranabuhanga washizeho muri iki gihe kugira ngo umwami Imana abantu twese twamamaze ibitangaza bagira dukorera twamamaza ubutumwa bwiza. Umwami Imana warakoze. Tugushimiye ko warinze umutekano w'igihugu ukarinda ababyeyi bacu ukarinda umuyobozi w'igihugu ukarinda twebwe twese uhabwa icyubahiro. Bakomeza kudufasha no kutugirira neza kumusabye gwingiza mu izina rya Yesu Kristo nizere turakoze. Amen. Imana ishimwe Havugimana tuguhaye ikaze ni karibu. Havugimana ni umukristo usengera kuri ADPR itorero rya Yungwe. Yatwakiye umuntu bwa mbere tumubaza igihe wakijijwe ryari? Nakijijwe nabundi naravutse kuvuka kwanjye nzanga mu rugo ari abakristo mbere aho ngaho mu bwana bwanje ndi umukristo. Yego. Kubera ko mama nawe yari umukristo ubwo rero mu bwana mba mu kristo mbere aho mu bwana ndakomeza mu mwaka w'ibihumbi 2000 nza kubatizwa umubatizo w'amazi menshi. Yego. Uri umaze kubatizwa Imana ingirira neza ariko ndarabatizwa nagiraga inzozi. Yego. Nagiraga inzozi nyinshi ngazisobanurira mukecuru wanje ngamubwira ibintu nagenda rota ngamubwira ibintu byakambwira ati mwana wanje Imana iri kumwe nawe kandi uzaba igikoresho cy'Imana. Hanyuma rero umukecuru wanje akambwira ayo magambo akambwira ati ibintu warose akagerageza kubinzobanurira akagerageza kumbwira ati uje uritwara neza ukomeze usenge uzaba
umukozi w'Imana. Yego, mu by'ukuri niba nabyumvise neza havuga Imana agakiza afite yakonse kuri mama we. Rwose nakonze ku babyeyi, nakonze kuri mama kuko namenye ubwenge nisanga mama ari umukristo. Yego, dusenga hano haba icumba cy'amasengesho hano mu rugo kwa mukecuru wanjye, abantu basenga bakuzura umwuka wera, akabahanurira, akababwira ibizababaho, akababwira byinshi cyane, nanjye ngura muri ubwo buzima bwa gikristo. Yego, iyo twakiye umuntu rero nyuma yo gukizwa igihe umuntu ahabwa impano, wowe impano waba warahawe n'Imana ni izihe? Nahawe impano nyinshi, impano zo guhishurirwa, impano z'ubuhanuzi, kuko ndaragera cyo kubatizwa, nagiye muri izo nzozi. Ntacyo turazivuga, ari ukuzivuga, guhishurirwa, ubuhanuzi, impano y'ubucuranzi, gucuranga gitari na sente, noneho n'impano yo kuririmba, noneho n'impano yo gusenga Imana ikambishurira, no kuvuga ijambo ry'Imana. Yes, muri izo mpano rero yo kubwira izo turakoresha. Impano y'ubuhanuzi ndayikunda. Impamvu nyikunda abantu ntibanseke, abahanuzi ni abantu Imana inyuzamo mesaje zacu zikatugeraho. None intumwa y'Imana urikumva njye nayanga? Ntabwo nayanga, niyo mpamvu rero nkunda abahanuzi. Impano y'ubuhanuzi rero turayivugaho, nibiba ngombwa unahanura. Imana nibishaka, nibyemera urahanura, ariko mu gihe itarabyemera turavugayo uko yaje. Niturangiza dusoreze ku mpano y'ivugabutumwa, utugezaho ijambo ry'Imana. Ni gutyo ikiganiro tugiye kukijyana. Havuga Imana rero aba yiyumvisemo ko ari umuhanuzi, byari byatangiye gute? Uko niyumvisemo impano y'ubuhanuzi nguko nyine nabikubwiye mbere, ni ukuvuga ngo natangiye kuja ndarota, noneho ibyo ndose byose ngabitekerereza umukecuru. Kunakingahe? Niba wibuka icyo gari ufite nakingahe? Mu myaka 14, 15 kuzamuka. Yego. Noneho rero ngabitekereza mukecuru wanje, naje kurota, besi ndota ngo twashwiragiye, ngo turukwirukanga cyane, ngo besi ibintu biri kuvuga biri mu rusaku rwinshi. Mukecuru akambwira ati ibyo bintu uri kurota buriya ni indambara izatera, kuko ntabwo nari nzi ibintu by'intambara. Akambwira ati ni ibintu by'indambara izatera, kati gutegereze turebe ko bizasohora. Ndongera ndota hano iwacu turi, ngo nota turi gucana, mbese mu nzu hari kwaka, ngabona imigozi inyuze hejuru y'amazu. Ibyo mbibwira mukecuru ngiri muto cyane muri iyo myaka nakubwiye. Mbona turi gucana, ngo mbona ngo umugozi guturutse hara kuri muturanyi wacu witwa Barayavuga, mbona ngo guciye hejuru y'inzu, ngo mbona ngo guciye no kunzu ya mukecuru, ngo mbona guhingutse mu kunzu yanjye, ngo mbona turacanye. Ibyo byose ndabimubwira mukecuru wanje, arambwira ati ibyo ngibyo nabyo. N'icyo gihe muri 90 na arambwira ati ibyo ngibyo ubona hano mucanye amashanyarazi. Bose mbona ducanye mu nzu hari kwaka, ariko ngabona ngo turi gucana ku bintu, ngo imigozi izanye ubwo muriro. Ngabona ari izanye ubwo muriro. Ubwo rero nta foto nta cyabaye. Ibyo bavuga Imana hano yo muri 95. Ubu rwose urwo rutsinga sinzi niba turarubona neza, ariko muri kureba hariya, reka nzuminge neza, rwose hiriya nitara, sinzi niba urutsinga twarubona, ariko ntabwo haza itara nta rutsinga. Uba amashanyarazi arahari. Arahari rwose. Ibyo byose biraza birasohora. Mbona bashinze ibiti, ngo n'umuriro ugiye kuzaza w'amashanyarazi. Ibiti barabishinga. Ndavuga ati si bamaze gushinga ibiti, none ngiye kubwira umukecuru wanje, kandi ubona tunabonye umuriro ng'ukuntu nabirose kera ngabikubwira. Abatari kubimenya neza, amashanyarazi hano muri mudugudu ndumva amaze nk'imyaka 2. Shaka warageze muri 2023, kandi ibyo wabye ubibona ni muri 90 na. Nari ngira umwana ndanarashinga n'urugo ndanarabatizwa. Yego, birakomeza rero. Bamaze gushinga amapoto, ubwo ndongera nganiriza mukecuru wanje,
mukecuru tubiganiraho aravuga ati wabona bizasohora. Nyuma baraza bashiramwe amatsinga barambika byose uri kubibona mu kubirebesha amaso no kwakuri nose ngo ducana umurogo uturutse ngo kunzu y'umuturanyi wanje ngiye kubona koko mbona gunaturutse ku muturanyi wanje mbona inzinga ziciye hejuru y'inzu y'umuturanyi wanje mbona gwinjiye mu mazu yanje na mukecuru. Ibyo bintu ngiye kubona mbona biraje mama dore ibyo nakubwiye bigize ibyo narose bigize ute birasohoye. Noneho nibyo by'intambara nabyo biza gusohora ngarota ngamubwira ndi mama nabonye ndi dufite ikibazo kidukomereye ngabona ngo ndi kukubona ko simbone papa ngamubwira ibintu byinshi. Noneho akambwira ati muhumure ati Yesu arahari azatubera byose. Ikigeze rero koko papa aza gupfa. Uko nabonaga mama simbone papa nabyo mbona ndabibonye ubu papa ndakiriho ndi kubona mama gusa papa yarapfuye. None se niba wibuka neza icyo gihe ubundi gatubijyanamo neza tuze gukora ikintu cyitwa cy'imyaka neza. Yego. Niba wibuka icyo gihe cyo kubona yuko nyine hagiye kuza intambara nubwo utamenyaga we byari byo ukabona musigaranye na mama wanyu ni mu wuhe mwaka? Ni ukuvuga ngo nari ndi mu myaka 15 ubwo ni muri wavutse ryari? Wavutse 82. Wavutse 82. Mu myaka 15 ubwo ni 97 kandi intambara y'abacengezi hano muri Kanama n'ubundi yabaye 97 98. Niho papa yapfuye 97 ubundi ariko ubunani niho yapfuye. Mani mutuze komeze kumutuza heza. Nuko nubundi ubona musigaranye? Nuko mbona nsigaranye n'umukecuru wanje turabana tuba muri iryo shwiragira ry'iyo ntambara turagenda tugera kwivuka aho mama yavuye nyine aho yaturukaga. Ubwo turahaba abandi twasize naho bari gushwiragira. None se dusubiyeho ukibibona n'ubundi ko wabibwiraga mama wawe nk'umuntu wagutanze mu buhanuzi wagutanze mu gakiza ukimara kubona yuko mu intambara igiye kuba mama wawe papa wawe akagenda waraje n'ubundi urabimubwira? Narabimubwiraga akansobanurira. Yagusobanuriye ngo iki icyo gihe? Icyo gihe yaransobanurira ati bwo buriya tuzagira ibyago. Cukura nitugira ibyago ubwo uzihangane. Niko yansobanuriraga ariko nanje ati nanje iyo ngiye mu yerekwa ngarota ngabona siko ntawe. Ngabona siko ntawe ati bwo nukubitegereza tubwo buriya Imana ifite ikizako ariko muhumure Imana izababera so. Imana ishimwe yuko yababereye umubyeyi mu myaka 28 ishize umusaza atabarutse. Imana yarabareze ngira ngo umukecuru twaraganiye atubwira uko yabareze ukumva ufite imyaka 15 urebye Sara yari afite ingahe 4 cyangwa 3 muri Rukundo umwaka umwe gutyo. Imana yari afite amezi 7. Yego. Uko yavutse 97 we. Imana ishimwe yuko rero ari se w'imfubyi kandi kaba umugabo w'abapfakazi nihabwa icyubahiro. Yego urakomeza. None se havuga Imana n'ibyari? Yego. Ukumva ibyo akenshi icyo gihe ukiri muto utaranamenya n'ibyari byo none aho mariye kuba mukuru. N'ibyari nawe wahanuye ubuhanuzi ukavuga uti ni ukuri pe nanjye ndemeye yuko ari Imana imvugiramo. Akenshi ndi kubaza abantu icyo kibazo nkunda kubabaza niba nta buhanuzi wigeze werekwa bw'umuntu ukaba umushyira akagupinga nyuma akaguhamagara ati ni ukuri bya bindi wambwiye nubwo nari nabipinze nibyo byakubayeho? Byambayeho. Byambayeho ni ukuvuga ngo byakomeje gukura nza gushinga urugo. Ariko mbere yo gushinga urugo namaze kubatizwa nyine mu mwaka 2000. Maze kubatizwa rero niho impano y'umwuka wera bwite yaje muri nje numva nujujwe umwuka wera. Hari abagabo baturutse mu biyuzi barimo witwa Semajeri n'abandi turi gusengera ku muturanyi wacu witwaga Atariya. Noneho abo bagabo baransengera mu bicuku bya nijoro baransengera ngumva bari kuvuga ngo turamugushikije ngo mwuzure ngo mufate. Nuzura umwuka wera ndangira kubabwira nabo inzozi zibyerekanye n'intambara ndangira kubabwira ibintu bizaba mbese umwuka wera guhera aho ngaho. None nababwira ibintu bigahita binasohora. Yego.
ubwo rero ikindi twakoze ibintu nahanuye bigasohora, twakomeje gusengera ku itorero ryacu, tuza gukora groupe y'amasengesho aho ku itorero turasenga tukararamo, ubundi tukirirwamo. Nuko ngabwira abanyamasengesho, ngabwira ati nagiye kubona mbona turi gusenga ariko turi mu ibice bibiri, ngabona bamwe ndabwo turi kumwe, kuko hano hariho n'umuhanuzi umwe harimo umunyamasengesho umwe muri abo bantu witwa Nyirazarenga Venansia, twarasenganaga ico gihe, kamubwira ndi nagiye kubona mbona iyi groupe yacu icitsemo igikuba. Hatasize n'iminsi ibiri ya groupe kuko ikikamo igikuba, tubona bamwe turatatana, bamwe baragenda abandi turasigara. Ibyo rero ni ibintu byasohoye, nagenda shana ubutumwa ku bantu benshi batandukanye, ibyo mbabwiye bigasohora. Mukecuru nawe mama umbyara namubwiraga ubutumwa, nkamubwira ati rwose nagiye kubona mbona ugeze mu kibazo gikomeye, mbona uhuye n'ibigeragezo by'uburwayi, naba atarashira n'iminsi ngingahe ngabona ubwaye bwasesekaye. Nigeze kumubwira kwagiye kuzahura n'ikibazo cy'uburwayi muri 2005, mbese maze kwakira umwuka wera wamaze kubatizwa nyuma yaho gatoya. Nagiye kubona ngo mbona warwaye cyane, mbona uri indembe, ngo mbona turukurira dufite amarira menshi. Nuko nyuma yaco kora umukecuru wanje indi byatinze, nawe yageze nyuma ararwara, uburwayi bumugezayo, ararwara araremba, kugeza ubwo twamujanye ahantu bita mu Bisizi. Rwose ararwara aba muri koma, tubona n'umuntu byarangiye. Mukecuru ndamurwaza, dukoresha uko bishoboka kose, dukorasha imbaraga zose zishoboka, ariko Imana igeze nyuma iramworohereza arakira. Ni benshi twagiye duhanurira, ibintu bigasohora. Iyo tuvuga ibi ntago aba ari ukwirata, ntago ari ukwitaka, ahubwo tuba turi kuvuga imbaraga z'Imana. Yego, nkuko twavuze ko impano zose turazikoresha na kebyiri, reka tujye mu mpano noneho yo kuvuga ijambo ry'Imana. Tugeze ijambo ry'Imana nko minota 7. Mu minota 7. Reka noneho twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana, turasoma mu bitabo bibiri. Turasoma igitabo cy'Itangiriro, turahasoma mu bice 39, turahera ku murongo wa 5, turageza hepfo ku murongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 39 umurongo wa 5 tugeza ku 15. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'ikibindu bye byose, Uwiteka aha umugisha urwo rugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yozefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo rwe, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yozefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ndiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yozefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yozefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ndangenzura ibyo mubikiye byo muri uru rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo, kandi nda n'icyo yasize ngo akinyime, keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akaja bimubwira Yozefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari ndabandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we, aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we, arahunga arasohoka.
abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye, ndabarisha ijwi rirenga, maze yumvise ndeye hejuru, ndabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Imana yacu itwigishe aya magambo. Kadusoreze hano gitabo cya Rusi, turasoma Rusi igice ni cya mbere, turasoma duhereye hariya ku murongo wa 11 turageza hepfo ku murongo wa 18 n'uwa 19. Haravuga ngo Naomi arababwira ati bakobwa banjye nimusubireyo, niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazabe abagabo banyu? Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucuriro. Navuga ndi ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro ngazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira? Ibyo byatuma mudashaka abagabo? Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaha akaramata. Naomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana yawe no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahambambe. Nihagira ikizandandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimbore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira, nuko bombi barajyana bagera i Betelehemu. Mwakire neza amagambo y'Imana. Imana ishimwe. Aha twasomye amagambo menshi, kandi gusoma amagambo menshi aba ari kugira ngo tuganire mu buryo umuntu wese aba yamaze kumva ibyasomwe, kuko hari igihe umuntu avuga amagambo menshi, bamwe bakavuga bati se aya magambo aba ayakuye nangwa se gaturutse. Iyo bivuzwe byasomwe umuntu arashobora gusobanukirwa, kandi niyo atasobanura buri murongo nyiri gusomerwa aba afite ikintu yamaze kumva. Rero aya magambo nayakusanyirije mu ntego y'ijambo rivuga ngo kuba inyangamugayo imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana, cyangwa se kuba inyangamugayo. Wamara kuba inyangamugayo ukamenywa n'Imana, byamara kumenywa n'Imana bikarunuka bikamenywa n'abantu. Haleluya. Kuba inyangamugayo bikamenywa n'Imana, byamara kumenywa n'Imana bikarunuka bikamenywa n'abantu. Twasomye amagambo akomeye yabonetse mu gitabo cy'Itangiriro, aho Yozefu yohejwe na nyirabuja, umugore wa Potifari. Uyu Yozefu yabaga mu rugo rwa Potifari, noneho ngo nyirabuja aramubengukwa. Ngo amaze kumubenguka, kuko Yozefu biratubwiye ngo yari mwiza cyane, ngo aramubwira ngo turyamane. Nyuma yaho Yozefu bitewe nuko muri we yarafite umutima w'ubunyangamugayo, kandi muri afite umutima wo kubaha Imana, arangije abwira nyirabukwe, abwira nyirabuja, aramubwira ngo mbe ko uru rugo nta muntu n'umwe urundutamo, kandi ko databuja yambitse ibye byose
akamba ubushobozi ku bintu bye byose, akangirira icyizere. Byumvikanira ukuvuga ngo n'amafaranga aho gabaga gabitse Yosefu yaragize ute, yarahazi. Ati muri urugo nda muntu n'umwe urundi utamukeretse wowe ubwawe gusa ni weho ndemerewe, ndabwo nakora icyaha kimeze gucukura ngo njyamane nawe. Yosefu rero yagaragaye nk'inyangamugayo y'Imana. Haleluya, amen. Yagaragaye nk'inyangamugayo y'Imana. Kandi Yosefu uburyo ari inyangamugayo mu byibuke, ni amateka maremare. Bene se bigeze bamugirira nabi, aho ise yamwohereje kubasura ngo bamubonye bamugira inama yo kumwica. Bamugira inama yo kumwica ngo bamwambura umwambaro we, ngo babaga umwana w'intama, ngo umwambaro we ngo bawuvuruguta mu maraso y'uwo mwana w'intama babaze, ngo barangije amuterera mu rwobo. Nyuma yaho Yosefu ngo hari abacuruzaga abantu banyura aho ngaho kuri urwo rwobo, noneho ngo umwe muri bene se amukura muri urwo rwobo, aragenda abwira bene nyina ngo arababwira ngo aracyari muri urwo rwobo, ariko yamaze kumukuramo, noneho ngo amugurisha Abanyegiputa. Hanyuma rero uyu Yosefu ngo ageze mu Egiputa akundwa cyane na Potifari, kubera ko Potifari yari yamuguze, birumvikana yari yamuguze mu soko bacuruzaga abantu. Hanyuma rero ngo ageze mu rugo aramukunda, amaze kumukunda abinyangamugayo, amaze kubona ko ari inyangamugayo amugirira icyizere. Twasomye Bibiliya tubwiye ngo amugirira igisonga. Haleluya, niko Bibiliya tubwiye ngo amugirira igisonga cye, ngo amugirira umwizerwa mu rugo rw'amubitsi bye byose, mu rugo rwe byose arabimwegurira, kubera ko yaramubonyemo iki, ubunyangamugayo. Rero dukwiriye kuba inyangamugayo, bikamenywa n'Imana, byamara kumenywa n'Imana bikanuka bikamenywa n'abantu. Hanyuma ngo uyu nyirabuja amaze kumwifuza ngo aramwosha ngo baryamane, ariko Yosefu aranga binyangamugayo, yanga kuryamana na nyirabuja. Impamvu Yosefu afite ubunyangamugayo bukomeye tugomba no kumwigiraho, ngo ahangaha ngo bene se baje kugira inzara bamusanga mu Egiputa ngo bagiye guhaha, ngo Yosefu we ngo arabamenye bonde bagira ute, bonde bamumenye. Ubwo Yosefu yari afite uburenganzira bwo kubitura ibibi bamugiriye. Ariko uyu Yosefu, haleluya, uyu Yosefu ndiyabitura ububi bamugiriye, ahubwo Yosefu akomeza kuba inyangamugayo, abaha ibyo kurya, arabahahisha, abaha umuhahanwa, baragenda basura mu gihugu cy'iwabo. Rero dukwiriye kuba inyangamugayo, bikamenywa n'Imana ndetse bikamenywa n'abantu. Twasomye andi magambo aboneka mu gitabo cya Rusi. Uyu Rusi ni umukazana wa Nawomi. Uyu Nawomi yari afite umugabo witwaga Abimeleki, ngo mu gihugu cy'iwabo ngo i Beteli y'Ubuyuda ngo haje gutera inzara, ngo cyari mu gihe cy'ubucamanza. Nyuma yaho ngo hatera inzara, ngo noneho ngo uyu umugabo wa Rusi witwaga Elukana ngo afata umugore we ngo n'abana be ngo baragenda baje ngo bahungira inzara mu gihugu cy'Imowabu. Ngo bagezeyo bahura n'ibibazo bikomeye. Uyu Nawomi ahura n'ikibazo, umugabo we arapfa witwaga Elikana. Ngo amaze gupfa asigarana n'abahungu be babiri. Muri ba bahungu be babiri nabo ngo baza gusohoza, ngo barongora abakobwa b'Amowabukazi. Noneho ngo bamaze kurongora abakobwa b'Amowabukazi, nyuma yaho ngo babahungu babiri nabo ngo baza gupfa. Bapfuye rero uyu nawe masigara mu gahinda gakomeye. Kandi ngabahungu bapfuye, abakobwa abagore babo bakira abageni, bari barakabyara, bari bakira abageni bameze nk'abakobwa bari mu ruhimbi. Hanyuma rero uyu ngo Nawomi agira agahinda gakomeye cyane ko kuba abuze umugabo we, agira agahinda gakomeye cyane ko kuba abuze n'abahungu be, asigaranye n'abakazana be bombi gusa. Muri aba bakazana be umwe yitwaga Rusi, undi yitwaga Orupa. Hanyuma ngo amaze kugira uyu mubabaro, yigira inama mu mutima wo gusubira mu gihugu cy'iwabo nyine i Beteli. Noneho ngo aba bakazana be bashingiye ku mubabaro babonanye nyirabukwe, bashingiye ku gahinda yari afite, umuntu wari umaze kubura umugabo, amaze no kubura abahungu be, ngo biyemeza gusubirana nawe mu gihugu cy'iwabo. Ngo baragenda bageze mu nzira, Nawomi ngatangira kugira umubabaro mwinshi, ngo ararira cyane, ngo arababwira ati bakobwa banje. Aho twasomye mu gice cya mbere ku murongo wa 11, ngo Nawomi ngarababwira ati bakobwa banje nimwisubirireyo, niki kibashakisha kujana nanjye,
ngo hari abandi bana mfite cyangwa si hari abandi bahungu mfite, ubwo se ubu ngo ko narenze urucuriro, ubu naho nabona umugabo ko ndabyara umwana ngo agerege cyo kuba yabasohoza, ati nimwisubirireyo kuko ndi kubona mukiri abana bato cyane. Nuko uyu witwa Orupa uyumvise amagambo ya nyirabukwe ngo arangije ngo aramusoma ngo arigendera yisubirira mu bwoko bwabo. Yongeze kuri uyu murongo numva ngize ikibazo gikomeye, uku niko n'abantu batangiye urugendo bafite ubushake bwo kurugenda rugana mu ijuru, batangira urugendo bafite umuhati wo kugira ngo bazarusoze, ariko bageze mu nzira bahuye n'ibigeragezo, bahuye n'ibisitaza. Ngibyo abakobwa nabo bahuye nabo, aba bakazana ba Nawomi, bahuye n'intambara, bahuye n'inzara, bahuye n'ubukene, bahuye no gupfusha, abandi bahuye no gupfakara, abandi bahuye n'inzara, bumva bagomba gucumbikira urugendo rugana mu ijuru aho ngaho bitewe n'ibigeragezo bahuye nabyo. Ariko ibyo ndaho byari bidukwiriye ng'abagenzi tugana mu rugendo rutujyana mu ijuru. Twari dukwiriye kwihangana tukabinyangamugayo, wahura n'inzara ukihangana ukabinyangamugayo, wahura n'ubukene ukihangana ukabinyangamugayo, wahura no gupfakara no gupfusha ukihangana ukabinyangamugayo, bikamenywa n'Imana ndetse n'abantu. Rero uyu Rupa arangije ngasoma nyirabukwe, arangije yisubirirayo. Ariko hari amagambo akomeye cyane yakomeje kunezeza ku murongo wa 14 w'igice cya Rusi cya mbere. Haravuga ngo bongera gutera hejuru, ngo bararira, ngo Rupa ngo asoma nyirabukwe, ngo Rusi we amubaha akaramata. Ngo Nawomi aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Ngo noneho ngo Orupa amaze kugenda, ngo Nawomi abwira Rusi ati, dore mukamugabo wanyu we yisubiriyeyo, none nawe subirayo musubirane iwanyu, dore n'amazu ng'abagabo garacari, wenda mwazabona abandi bagabo. Aha birumvikana uyu Rusi iyaza kuba dakomeye, yaza kuba atari inyangamugayo, nawe aba yarasubiyeyo. Ariko yarebye kuri nyirabukwe, areba ukuntu nyirabukwe burya biragaragara ko uyu mukecuru nawe yari inyangamugayo, kubera ko yatabi inyangamugayo. Ndavuga abakobwa baba bariyemeje kujana nawe, yari inyangamugayo, yarafite umwuka w'Imana, yari yarabereye imbuto, bumva bataramusiga bonyine. Hanyuma rero nibwo Rusi yabaye inyangamugayo, aravuga ati, ntabwo mabukwe nabona agenda urugendo yenyine, ndabwo nabona abura umugabo, ndabwo nabona abura abahungu be ngo urugendo rugende yenyine. Uyu Rusi abinyangamugayo arihangana jana na nyirabukwe. Umurongo wa 15 ngo bavuze ngo Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo, ngo ne kugukurikira, ngo kuko ngaho uzaja ariho nzaja, kandi aho uzarara ariho nzarara, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, ngaho uzagwa niho nzagwa, ngo ndetse nagira ikintu kizananukanye nawe, ngo Imana izabe mbore ndetse bikabije. Kubinyangamugayo bikamenywa n'Imana, zamara kumenywa n'Imana bikamenywa n'abantu. Turakwiriye ko tugomba kubinyangamugayo. Mwibuke yubu yahuye n'ibigeragezo, amaze guhura n'ibigeragezo, inshuti zimuvaho, umugore aramwihakana, abana n'imiryango bose arabihomba arabibura. Ariko mu gice cya 22 ku murongo wa 5 niho havuga ngo njewe ndaho nakemera ko ibyo muvuze ari ukuri, ngo njewe ngo ndakomeje kuba inyanga, ngo sinzikuraho ubunyangamugayo, ngo kugeza ubwo nzarinda gupfa ndikuyeho iki, ndikuyeho ubunyangamugayo. Rero biradukire ko dukwiriye kubinyangamugayo, bikamenywa n'Imana ndetse n'abantu. Twakira neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Karibu umukozi w'Imana, urakoze umukozi w'Imana. Impano wazikoresheje uko wazihawe, y'ubuhanuzi twayiganiyeho ko wagiye uhanura ibintu bigasohora, niyo kubwiriza utubwirije neza. Imana iguha umugisha. Reka tugane ku musozo n'undi tuzonga tuganira uko biryoha bisubiwemo. Ugiye gutanga nimero yawe ku buryo wagukenera yaguhamagara. Gusa niba ufite iba kuri WhatsApp nayo uraza kubitubwira, ubundi dusoreze n'isengesho. Imana ikomeze kubaho umugisha. Amen. Inimero yanjye ni 078 940 86 25. Kanyisubiremo, inimero yanjye ni 078 940
8 6 2 5. kandi iyi nimero yanjye nayo ngosha kuri WhatsApp, wakenera ko dusengana, wakenera ko tukorana umurimo w'Imana, aho niho yanshakira. Murakoze. Yego, ni karibu n'isengesho dusenga Imana. Turagushimiye Imana data wa twese, mubyeyi wacu mwiza, umuremyi wacu. Tugushimiye cyane imbabazi zawe nyinshi, tugushimiye cyane ineza yawe, tugushimiye cyane urukundo rwawe ruhebuje ibintu byose kubingenzi. Rwa rundi rwatumye uduhereza umwana wawe Yesu, akatugira ku musaraba, akamena amaraso menshi y'igiciro. Urwo rukundo turarugushimiye, izina ryawe rishimwe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko waduhaye impano nziza yo kuba mu buntu bwawe. Tugushimiye ko wabanye natwe kuva tukivuka kugera kuri aya masaha tukiri mu buntu bwawe. Izina ryawe nirishimwe. Mana, tugushimiye amagambo yawe meze tugejejeho yuko dukwiriye kuba inyangamugayo. Yosefu yabaye inyangamugayo, abakazana ba Nawomi babaye inyangamugayo, Yubu nawe yabaye inyangamugayo. Dushoboze muri iyi minsi tuba inyangamugayo. Hari abantu benshi ureba ugasanga atari inyangamugayo, yahura n'ikigeragezo ndaba inyangamugayo, yahura n'inzara ndaba inyangamugayo, yahura no gupfusha no gupfakara, yahura n'ibibazo bimuremengo, ariko tuzasoza tukiri mu buntu bwawe. Ngo dufashe rero kandi tugirire neza, ko ngusabye ngwingize mu izina rya Yesu Kristo, turakoze. Amen. Amen.